urukundo Imana yacu tawarondora uko rungana, rusumba kwezi, rusumba izuba, kandi kuzimu rugerayo. Rwatumye Yesu aza mw'isi yacu, indushi yaturure, na cya kirara cy'inzererezi rwatumye se acyakira. Mbese urukundo Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mu ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Mbese urukundo Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mu ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Ingoma zose zo mw'isi yacu zija zihita zishiraho, abanga Imana tibayisenge bazapfa bose be kwibukwa. Nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira agero, urwo idukunda twe abari mw'isi nirwo rutazashira. Mbese urukundo Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mu ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Mbese urukundo Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mu ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Inyanja zose zabanka wino, ijuru rikaba impapuro, ibyatsi nabyo bakabikira, byose urucumu tw'abanditsi. Ab'isi bose bakandikaho iby'urukundo rwayo. Nzibabimara ndibyakwirwaho hakamiga byayo. Mbese urukundo Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mu ijuru
ndapfiriye nari ubwumvo nuko yitwa Yesu ngo mbambirwe ku musaraba. Mubo yacunguje ayo maraso, zi yuko nanjye ndimo, nzajya ndirimba urwo rukundo ndukwize mw'isi yose. Mbese urukundo bima